Mr. Kwepus ngo yaje muri filime nyarwanda na muzika nyarwanda, mukaba mugiye kunkurikirana kuri filime yitwa Ngarama. Papa wewe yego uko nyirinza avuye hano kutwishyuza amafaranga y'ubukode. Nyirinza amafaranga y'ubukode Nyirinza ndumva sinzi uko atekereza. Tumaze imyaka ibiri yose. Okay. Sana kanonza wicaza umbwire neza we kumagara hejuru. Iki ugize mu dori nari mvuye harayipumvuye kuvoma nsanga yicaye hara ku muryango arambaza papa ari nabwiye ngo ntabwo nzana agiye none ahita ambwira ati ashaka kutwishyuza amafaranga y'ubukode. Ariko hari abanyarwanda bataha mu gihugu aha bose itangazo rya Minaroke yaba yararyumvise, ariko we ntiwaryumvisha ubundi riravuga ngo muri ibi bihe dufite ikibazo tugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, umuntu uri mu nzu y'undi babe baretse kutwishyuza. Nese aranyishyuza yumvanye he? Ubuse ndi kujya ku kazi. Ariko nagaruka rero uzamubwire yuko agomba no kujya kurikira gahunda za leta, kuko biragaragara yuko hari abanyarwanda badakurikira gahunda za izi ngarane se mwari muri abo hirya ngiyo wanyu. Ariko yibwira ngo twari turaho ngaho iwacu Ngarama ko bizi koko ko umuntu asayidirwa n'ibye. Hakabashize imyaka ibiri rwose Ngarama utaba amafaranga yaya mazu yanjye, kuzi ko ano mazu yamvunye nyubaka wamara kuhagera kwanyishyura igiciro cya gatatu cy'imyaka ukawaranze kwishyura. Ngarama urambaza ngo iwacu turaho urumva mbayeho niko yakose bizenga umuntu nkaho ufite amazu ku Gisenyi, ukagira amazu mu Ruhengeri, ukagira amazu mu mujyi wa Kigali, ukagira amazu za Muhanga, ubu utaka inzara gute ko? None simba aho hose za Gisenyi na za Muhanga na hehe ko amazu ndayafite. None se nayubakiye kugira ngo abashomeri baje bayaberamo ubu. Noneho naza no kukwishyuza ukasuzugura bigeze. Wabonye ukuntu nakomanze wiryamiye ukanga no kufungura. Ariko niba nari nsinziye ntabwo wabinzize, kandi mu by'ukuri ntuwirengagize yuko amafaranga yo namaganya afite kwishyuraga imyaka ibiri. Wari undi mupangayi wabonye kwishyura imyaka ibiri kepe uretse ngewe Ngarama bizenga ngewe Ngarama ninge wishyura imyaka ibiri muri iki gihugu. Nta wundi mupangayi wigeze wishyura imyaka ibiri niba mbeshyuye munsi. None se wishyura imyaka ibiri indi myaka ibiri ukayiyongeza? Reka bizengarame wirengagize ko COVID-19 yateye gusa hano uri kujya gushaka amafaranga nacyo buriya cyabaye imbogamizi. None uragira ngo ncire wumva bizengarame rwose ntakubeshye no kugera kuri banki byarananiye. Ariko ukabura n'udufaranga duke na duke usunikira ukanyoherereza, nubwo wasunyira kuri telefone nanjye nkareba ko nanjye gusinyimva mu rugo nirirwa mu nzu nsa n'uwitsimbye ino kino cyorezo cyateye. Byibura ukanyohereza nanjye nzajya nigura inkoko buri cyumweru. Karenze umunwa karushye hamagara, karenze fone karushye isobanura, yayobye iyo mesaje, yayobye babarira nari imiseke igoroye, niko kukubwira uko sinabibasha. Niba yayohereza reba neza ushobora kuba yohereza umuntu arigeze ujya ziyohereza
umwana bubakanuza konesha ku mutwe ngutekereza nkibisha ndakanda wabuhaje uruko mbugagura yewe oya ntibwari ubwawe umva abarirayo mesaje yayo abarirayo uri muhira umugore warakwica genda subirayo niba uri muhira rwose mbabaranje kureba umwanya wose wa musaza ari kunyishyuza urabona amezi 3 tumaze mu nzu twifungiranye ntabwo ujya gukora usiragira mu Nyarwanda ayimereye nabi sana reka nze nkurebe ngire inama baje aberese mama wumeze uteshaka ko yemerewe nabi turimo urabibona ariko bisanzwe narindaho umva ngewe rero hariya hari umusaza wize ngarame imbere mu umva none harayica amereye nabi telefone arampamagara buri segonda kandi umva nari mugezemo do imyaka iyo imyaka 2 ngana mbere ubundi najyaga nishyura imyaka 2 imbere amwishyura cyane ubundi nkibiramo noneho rero ariko corona yazi yateyemo imyaka 2 narishyiranye asengarama amereye nabi pe asengarama umusaza muri ibi bihe turimo nawe kubibona bya coronavirus icyorezo kitatworoheye wagira ngo ugire inama yihe ngarama murabizi ko na kera ari umuntu wanjye najyaga nkugura n'agacupa ariko byibura wandema n'agatima byibura ukambira uti uzabigenze gute mwese ugira ngo shaka nkugariye ntibitangire ese ngarama urabona ko muri iyi minsi nta kwikora kwikofa ibintu bikomeye kubera iki cyorezo cya coronavirus inama nakugira uyu musaza wawe ujye ujya mu nzu nakomanga ngo umwihoreye cyase nzamwihisha kugeza ryari ko n'ubundi ubona kwihisha ukajya mu nzu ndabyumva ariko reka se ubigeza ntarabikoze n'ubundi maze amezi 2 ariyo systeme nkoreye none asigaza akicara ku muryango akahabunda paka indi nama rero ngarama nakugira wamucika ukimuka ugacunga ari nk'ahantu anyarukiye ugapakira ibintu ugahita umucika kabere se shanda mucika mfite ayo kwishyura aho nzaba ngiye ndamucikira buriya ucika umuntu ufite n'amafaranga urishyura aho urabugiye ntuzi urumva namucika gute ngarama ko bitakoroheye dore bya bindi by'abasitari rero njye mbabwira nk'ubu iyo uza kuba hari ukuntu wizigamye sha inzira ntibwira umugenzi bwiho byihora uzi ukuntu twirirwaga se tubyina Nyamirambo muceza kwa kundi mwigira muri nk'abasitari mudutega cyagiye ku kamoto utega akamoto uva mu kabari ujya mu kandi none dore na moto ntizikigenda niyo wamucika se wamugani wagenda n'iki inzira ntibwira umugenzi sha ariko ndakumva ngarama mfite indi plan iteye ite kuri abasitari ntabwo tujya twibura ntabwo tujya twibura yego turazamba ariko ntitujya twibura iriya nzu ngiye gukoresha uburyo nshoboye kose iriya nzu ni muri tu ngarama noneho dore ikibazo gikomeye uramurya inzu noneho nuramukufashwe nzakoresha ni mageragere nzakoresha ubuhanga ku buryo ntabwo bibaho ribu itazabimenya ngarama ribu urwego ribu uraruzi n'imbaraga rufite n'ubushishozi rufite niba ramuka bagutahuye ngarama reba wari umusitari noneho ukisanga muri gereza nta kiyobyabwenge wanyweye nta utasinze nta rugomo ari ubutekamutwe noneho ngiraga igihano urakizi iriya nzu ndayimurya kubera yuko buriya korona igiye gusigira abanyarwanda ubwenge bwinshi batari banafite iriya nzu kubera yuko korona igihe imaze ndayimurya tu byanga bikunze ngiye ngarama ndayimurya wari uzi n'ikindi uranasuzugura noneho reka musuzugure cyane